inkuru yacu y'uyu munsi tuyitangirana n'umusore witwaga William w'imyaka 24. William yari igikomangoma, umusore mwiza kandi wari ugeze igihe cyo gushaka. Ababyeyi be bari bamaze iminsi bamwereka abakobwa bamuhitiyemo ngo bazabane, ariko William we yabitegereza akabona nta n'umwe akunze nko ku rwego yifuzaga ngo bigire hahandi yumva abana nk'umugore n'umugabo. Yageze aho yumva ntawe ugomba kumuhitiramo bagomba kuzabana, abasaba no kureka gukomeza kumuhitiramo n'abakobwa ko we ubwe azamwishakira ku giti cye. Muri iyo minsi hari umukobwa wari amaze iminsi bamenyanye witwaga Bella, ariko ntago yari yarigeze amwibwira ngo amubwire yuko ari igikomangoma. Bella we yabonaga William ari umuntu uri aho ngaho usanzwe. William yaje kumusaba ko bahura ngo baganire, maze Bella nawe arabyemera. Bahuriye ahantu heza cyane, abakozi baho bigira nk'aho batamumenye ibintu yari yaje aho ngaho yifuza. Mu minota mikeya Bella nawe yarahageze. Yari umukobwa mwiza cyane, yambaye neza cyane, ubona rwose ko aberewe cyane. Yaramusuje n'ikinyabupfura cyinshi cyane, arangije yicara imbere ye. Batangiye kuganira, amubwira ku kazi akora, ingendo yakoze n'amashuri yize hanze. Gusa William we nta byinshi yamubwiraga. Mu minota mike cyane yatangiye kubona ukuntu umukobwa adatuje, abona ukuntu arimo gukomeza areba kuri telefone ye buri kanya, bitangira kumubangamira cyane. Gusa nyine William nta kintu na kimwe yigeze amubwira cyangwa se ngo amwereke yuko bimubangamiye. Bakomeje kuganira, ariko noneho atangira no kubona ukuntu umukobwa arimo gukomeza ahindukira buri kanya akibaguza areba hirya no hino nk'aho hari ikintu cy'ingenzi arimo gushaka. Mu minota mikeya umuseriveri yahise aza, maze aza kubakira ababwira ibyo bafite, nabo bamubwira ibyo bakeneye, maze nabo ababwira yuko agiye kubibazanira. Mu kubihageza ariko baje batazanye ubwoko bwa wayini Bella yari yavuze yuko ari akeneye. Umuseriveri ababwira yuko ntayihari, maze atangira kumusaba imbabazi ati mumbabarire, ibyo kunywa mwifuzaga ntabihari. Bella yatangiye kumubwira nabi ati kubera iki wambazaga ibyo nkeneye, kubera iki nayo wari wayishyize mu byo mufite ubundi kandi ubizi neza yuko idahari. Umuseriveri ati mumbabarire. Bella ati iyi ni resitora y'inyenyeri 5, ntago ari twa dushopu two ku muhanda cyangwa se bwa resitora bw'amakiya buciriritse, ntago wakabaye ukinisha abakiriya. Umuhungu ati mumbabarire, ni ukuri mu kanya zari zihari, ntago nari nzi yuko zashize. Bella ati biragaragara neza yuko utazi uko ugomba gukora akazi kawe, kubera icyo ubundi udakurikirana mpamagarira manager. Umuhungu ati mumbabarire ni ukuri. Bella ati ndavuze ngo bwira manager aze hano. Willy abonye ukuntu umukobwa atangiye kwisaza, maze aramubwira ati ariko se manager n'uwiki, njyewe ndumva manager atari ngombwa, hitamo mu bihari aba ari byo bakuzanira, cyangwa se niba wumva nta kindi kintu wanywa ureke twimuke twigira ahandi bazifite. Njyewe ndumva ari byo twakora tudateje akavuyo hano. Ngaho reba nawe ukuntu abantu bose batangiye guhindukira batureba. Bella ahita amureba nawe aravuga ati hoya naze hano ambwira impamvu bakinisha abakiriya babo. Ako kanya manager wari aho hafi yabonye ukuntu umukobwa arimo gukomeza guteza akavuyo yiterera hejuru, maze aza kureba ikibaye. Bella atangira kumubwira ibibazo byose afite, amubwira ukuntu umuseriveri amaze kumukinisha. Manager asaba imbabazi, aramubwira ati mutubabarire, ariko tugiye kubikosora mu minota mikeya, wayini mwifuza iraba yabonetse. Bella ati ngaho nyumvira, kubera iki byansaba iyindi minota yo gutegereza, kuki ngomba gufata undi mwanya wo kwicara ngaha ntegereje, kubera iki mudakora neza akazi kanyu mushinzwe, kuki resitora nk'ingiyi inyenyeri 5 yagira imikorere nk'ingiyi. Manager akomeza gusaba imbabazi, aramubwira ati ntago biri butinde, mu minota 5 gusa ndabanyizanye. Manager n'umuseriveri bahise bagenda ngo baje kuyizana. William na Bella basigaranye aho ngaho bonyine. Ahita amubwira ati Bella wirakara ni ukuri, rimwe na rimwe abantu dukora amakosa, erega turi mu isi ntago turi abamarayika, gerageza kumwumva, yagize uburangare ntiyakurikirana. Bella ati ariko bankinishije, njyewe kandi sinkunda abantu banjagaraza.
Bella yabivugaga n'isura yijimye ibora rwose afite umujinya mwinshi cyane. William we akamwitegereza akibaza ati ese ubu koko karaka yari akantu gatoya kameze kuriya ari ikindi kintu gikomeye byagenda gute? Yakomeje kumureba, aramureba aramwitegereza maze mu mutima we akavuga ati wapi kabisa, uyu nguyu si we mugore nkeneye. Wayne yashakaga baje kuyizana ariko bayizana n'ubundi iminota bamusezeranyije yarenze, maze bayihagejeje nabwo aritotomba ati ngaho nimundebere iminota 5 yavuyemo 10. William akomeza kumubwira ati hangane, maze umukobwa agerageza gutuza baza no gusangira, gusa Bella n'ubundi buri kanya yakomezaga kureba kuri telefone ye. Bagisoza gufata amafunguro yabo yahise ahaguruka aramubwira ati hari event mfite muri uyu mugoroba kandi ndabona amasaha ageze, ni event ikomeye cyane ntago nasiba, ndabona n'umushoferi wanjye anyandikiye agiye kugera hano mu kanya gatoya aje kumfata. William nawe yahise ahaguruka aramubwira ati umushoferi ubishatse wamubwira akisubirirayo kuko nta kibazo ngewe ndagutwara nkugezeyo. Bella aramubwira ati hoya ibyo si ngombwa, reka aza ntware n'ubundi ambwiye yuko yenda kuhagera, umugoroba mwiza kandi. William nta kwinginga nta gutegereza yashuditse kuko umukobwa atangiye kugenda. Abonye nta kundi kuntu yabigenza amusezeraho maze aramubwira ati wakoze kuza. Bella nawe ahita yigendera. Akimara kugenda William yagiye kwishyura, abirangije ahita agenda asanga manager arimo atonganya wa museriveri amubwira ati kubera iki wabeshya umukiriya ko ibyo akeneye bidahari kandi ubizi neza ko bihari, noneho no muri ka kanya twagarukaga ugakomeza gushakisha wiburabuza kandi ubizi neza ko iriya wayini yari akeneye ihari, kubera iki wakora ibintu nk'ibyo ngibyo, kubera iki watuma dusiba? Umuseriveri aramubwira ati mumbabarire manager, uriya musore niwe wari wabisabye. William nawe wari uhageze muri ako kanya ahita abwira manager ati mumbabarire namwe nari kuba nabibabwiye. Ahita abaza umuseriveri ati harya witwa nde? Aramubwira ati nitwa Dani. William amukora mu kiganza ati Dani wabikoze neza cyane wakoze. Ati manager ntimumuhane nari nabimusabye, ninjye waramubwiye kubikora kuriya nk'uko yabikoze. Manager arishima aramubwira ati wari wadusabye kugufata nk'umuntu usanzwe, iyo mipango yindi yo ntago nari nyizi, nari nagize ngo rwose twasabye imbere yanyu. William aramubwira ati wigira ubwoba, umbabarire kandi ko ntari nigeze mbikubwira, gusa ubutaha imipango nk'iriya yose nawe nzajya nyikubwira maze wicara ubizi. Ako kanya nibwo manager yabimenye neza yuko ibyabaye byose kuri uwo munsi byose ari ibintu byari byateguwe. William yahise abahereza tipu maze arabasezera ubundi arangije arigendera. Kuri uwo mugoroba ageze mu rugo yasanze ababyeyi be bicaye, umwami hari igitabo afite arimo gusoma n'umwamikazi amwicaye iruhande. Bakimubona mama we yatangiye kumwenyura maze papa we nawe abumba igitabo ngo bavugane. Willy yatangiye kubabwira arababwira ati umukobwa tuvuye guhura ni mwiza ariko ntago ari we nkeneye. Yababwiye ibintu byose ukuntu byagenze, agasuzuguro ke n'amagambo ye yavuze yose. Arababwira ati ndashaka umukobwa mwiza ariko nanone ufite uburere. Umwami aramubwira ati mu myaka nk'iyawe nanjye papa wanjye yashatse kumpitiramo umukobwa tuzabana ariko narabyanze ntago nigeze mbyemera. Ati nashakaga umukobwa unkunda, umukobwa tuzajya tuganira tugaseka, umukobwa unkunda kandi akanyumva. Nuko nahuye na mama wawe kubw'amahirwe mbona ameze nyine nk'uko nabishakaga. Willy aramubwira ati bene uwo mukobwa ahari tuzabana bikamera nk'uko wowe na mama mumeze mukundana cyane, ubanza bigoranye yuko nzamubona. Papa we aramubwira ati humura uzamubona. Nuko ahita amubwira ati ariko nubwo nari narabiretse kuguhitiramo uwo muzabana, ariko hari itsinda nari narashinze kuturambagiriza kandi bambwiye ko batuboneye umukobwa mwiza cyane ufite n'uburere n'umutima mwiza nk'uko ubyifuza. Hari umukobwa bandangiye ngo ni mwiza cyane kandi imico ye nayo numvise ari nta makemwa. Abantu bose bakomeje kumushimira.
William arambwira ati wenda papa yego kuko baramugushimiye, ariko wenda yari yamenye ikibagenza maze nawe atangira kwitwara nk'uko babyifuzaga. Rimwe na rimwe abantu bitwara uko bashaka ko abantu bababona. Papa aramubwira ati hoya ntabwo ari nk'uko nguko urimo kubitekereza, kuko nta kintu na kimwe azi, nta nubwo azi ko bamurambagizaga. William ati hoya papa, njyewe ndumva ntahita mfata umwanzuro, ahubwo hari ukundi kuntu ndimo kubitekereza. Papa aramubwira ati gute se? William aramubwira ati ese njyewe wajya mu gace atuyemo nuko nkajya kumwirebera kuzageza naho nzinjira mu rugo rw'iwabo nkamenya uko yitwara koko. Ndumva aribwo naba anyuzwe, nkamenya koko kuko bamuvuga ariko ameze. Baramubwira bati ko bigoye cyane, avuka mu miryango isanzwe, urumva wazagenda ukabayo gute? Willy ati biragoye ariko nzabikora, niba koko ari uko nguko bimeze, niba koko ari mwiza cyane akaba afite n'umuco baramugushimiye cyane, nzagenda mbe hafi y'iwabo, mbe hafi y'aho batuye, nzamarayo igihe gito cyane, ariko ukuri kose nzavayo nkuzi. Barabimwemereye. Papa aramubwira ati ndakubwira aho iwabo batuye n'amazina y'uwo mukobwa gusa, ibindi uzabyikurikiranira. Bahise bamuhereza adresse z'iwabo n'amazina y'uwo mukobwa, bamubwira yuko yitwa Zura. Mu minsi mike yakurikiyeho, William yapakiye ibintu bye bikeya yerekeza mu gace bari bamubwiye yimereye nk'umuturage usanzwe. Ahageze yasanze ari ahantu hari akajyi gatoya ariko kandi k'ubucuruzi kubera abantu benshi cyane bari bahari. Hepfo yaho hari ikiyaga kinini, harimo ubwato, n'iruhande hari amafi menshi cyane bigaragara ko ari ayo barobyemo kandi barimo no kuyacuruza. Yatembereyeho gatoya yitegereza ahantu hose areba ukuntu ibintu byaho byifashe, arangije ajya kwiryamira mu nzu bari bamushakiye. Mu gitondo yazindukiye ku kiyaga. Umusaza umwe mu bari bari aho ngaho bazindutse cyane baje kuroba aramwitegereza aramubwira ati ko waritemye uje kugura amafi iki gihe ko abataraboneka? William aramubwira ati hoya ntago nje kugura amafi, ahubwo nje hano kuroba. Umusaza aramubwira ati ntago byakunda, ntago hano umuntu apfa kuza kuroba gutyo gusa uko yiboneye, dufite itsinda ryacu dukoreramo, umuyobozi wacu rero niba wumva wakifatanya natwe niwe uri buze kuza gucaho mu kanya araza kuba hageze ndaza kumukwereka. William aramubwira ati mu gihe ataraza senje nanjye nkaba ndi mu bwato nkaba ndimo kugufasha, hari ikibazo? Umusaza aramwitegereza arangije araseka aramubwira ati umeze nk'umuntu utarakora ku ifi kuva wavuka. Ubwo ngubwo ibi biganza byawe byigeze bifata ku ndobani? William ati yego. Yibutse kera akiri umwana maze aramubwira ati nkiri umwana papa wanjye yanjyanaga kuroba. Papa yarabinyigishije kuko buri cyumweru yanjyanaga kuroba akanyereka uko bikorwa. Umusaza aramubwira ati papa wawe ashobora kuba yari umuntu wihangana, abantu benshi bakiri batoya ntago akenshi bihanganira gukora akazi nk'aka ngaka. Ni akazi gasaba kwihangana cyane kuko hari igihe ushobora kwirirwa mu mazi umunsi wose ukarinda utaha indobani yawe ntakifashe. Rimwe na rimwe bisaba kwihangana cyane kandi ntucike intege. Urumva uzabibasha? William aramubwira ati yego. Mu minota mikeya koko umuyobozi wabo yaraje, maze umusaza aramwereka aramubwira ati uyu musore arashaka kwifatanya natwe, ndabona bishaka cyane yifuza ko mwabivugana. Uwo muyobozi wabo barobyi baho ngaho yasa amubwira ibisabwa byose, aramubaza turiteguye? William aramubwira ati yego nditeguye. Yaramwitegereje areba ukuntu asa, ukuntu yambaye ibiganza bye, gusa nanone yamureba mu maso akabona afite ukwiyemeza gukomeye. William bamwemereye gutyo, bamwemerera ko azajya aza bagakorana. Baramubwiye bati ariko genda ubanze witegure neza urebe ibisabwa byose, hanyuma ejo mu gitondo uzaze hakiri kare cyane, dutangira saa 11 za mu gitondo, uzaze ntuzakererwe. William abasezeranya ko azaza kandi ko atazigera akererwa, hanyuma anabashimira yuko bamwemeye ngo azaze bakorane. Umunsi wakurikiyeho koko yabyutse hakiri kare cyane, saa 11 yari ahageze,
maze asanga n'abandi barobyi bahageze. Bariteguye bategura indobani zabo maze bicara mu bwato. Baramubwira bati, turaza kureba ko ibyo biganza byawe hari ikintu biri buze kuza kubasha gukora. Muri icyo gitondo hari hakiri kare cyane, hakonje cyane, hari imbeho nyinshi cyane, ariko William we yumvagamo ikindi kintu kidasanzwe, yumvaga abohotse. Yatangiye kureba uko abandi babigenza nawe, maze abo umunyeshuri mwiza bifata vuba. Mu ma saa sita bari bamaze kuroba amafi menshi, maze bava mu bwato bayashyira ku meza yari aho ngaho hafi, aho bahitaga batangira kuyacururiza. Abakiriya batangiye kuza, William akumva ni ibintu bimushimishije kubona abakiriya ukuntu bari benshi cyane baza babagana. Mu minota mike yahise abona umukobwa mwiza cyane aje amusanga ashaka kugura. Kuva yahagera nibwo yari abonye umukobwa mwiza kurusha abandi bose yari yarahabonye. Yatangiye kwibaza ati, uyu si wera, uyu si we Zura bambwiye. Umukobwa yari yambaye neza cyane, ikanzu ndende nziza cyane, maze amugeraho yisekera, ahita anamusuhuza, ahita atunga agatoki ifi nini cyane yari iri aho ngaho mu zo yari yarobye, aramubaza ngo nangahe. William yari yishyizemo rwose ko ari we mukobwa bamubwiye nta kabuza, maze ahita acikwa, aramubwira ati kubera ari wowe ndayiguha ku giciro cyiza cyane. Umukobwa arikanga, ahita ariko ahindura n'isura ahubwo atangira kurakara, maze amureba nabi cyane ati kubera ari njyewe ko numva ushaka kumenyera, urakeka wowe urinde? William ati mumbabarire ni ukuri numvaga ntakubwiye nabi. Umukobwa ati ariko si ubwo ngubwo ibyo bintu umbwiye uba wabitekerejeho ngo kubera ari njyewe? Wowe se urakeka urinde wambwira amagambo nk'ayo ngayo? Umurobyi gusa uri aho ngaho unuka amafi, cyangwa wabonye nje ngusekera ugira ngo? William aramwarabura ahareba, aramubwira ati mumbabarire ahari nabitiranyije. Umukobwa ati nibyo koko, ahari ubanza wanyitiranyije kuko njyewe ntacyo navugana n'umuntu nkawe. Mbwira ifi yawe nangahe? William yamubwiye igiciro, umukobwa arishyura ahita yigendera, nta kindi kintu bongeye kuvugana. Muzehe wabarebaga, umukobwa amaze kugenda maze aramubwira ati murahuye nawe? William ati mana yanjye, uriya mukobwa ni muntu ki? Muzehe arambwira ati aha, uriya mukobwa yitwa Cynthia, ariko inaha tumwita Nyiramwiza, gusa nyine yitwara nk'umwamikazi, yenda gushyingiranwa n'umugabo w'umukire cyane utuye ino, niyo mpamvu aba yumva abantu bose bari hejuru, ntawe atinya, ntawe yubaha, ahubwo ugize Imana ntiyagutuka. William mu mutima ariruhutsa ati Imana ishimwe ko atari we Zura wanjye ntaje gushaka. Nuko ahita abwira muzehe ati ubwiza butagira umutima n'uburere nta kintu na kimwe bumaze, bimeze nk'ururabo rwera amasaro ariko imbere akaba ari ibihuha nta kintu na kimwe kirimo. Mwene urwo rurabo narwo nta kintu na kimwe ruba rumaze. Bahise bakomeza kwicuriza nk'ibisanzwe n'abakiriya bakomeza kuza. N'ubundi hashize akanya gato ariko uwo mukobwa witwaga Cynthia yagiye, William yagiye abona hari undi mukobwa mwiza uje, none ariko yabonaga ari mwiza cyane kurusha n'uwo nguwo wari uhavuye, maze aravuga ati mbega umukobwa mwiza we, ariko inaha ubanza haba abakobwa beza cyane. Yakomeje kumwitegereza ariko yenda kumugeraho ntiyakomeza kumuhanga amaso cyane ngo umukobwa atamwibazaho. Abona umukobwa nawe akomeje aza amusanga maze aramubwira ati ngwino ngurire mfite amafi meza, ariko umukobwa aramubwira ati oya ntago nje kugura. Nuko akomeza kwigendera yerekeza aho yari agiye. William nawe akomeza kumukurikiza amaso, abona wa mukobwa yahise agenda yerekeza kuri wa muyobozi wabo. Amugezeho abona batangiye no kuvugana, abona kandi umukobwa mwisanzuyeho cyane nk'aho basanzwe baziranye. William yarebye ibyo bintu maze aravuga ati wa mukobwa we, nushake ube utari Zura ntaje gushaka, ngomba rwose kukumenya nkamenyana nawe, ngize Imana nkabona umeze nk'uko mbyifuza, maze nawe ukankunda. Umukobwa wanzanye ino ntacyo naba nkimushakaho, uri mwiza cyane, uratangaje cyane, nta wundi mukobwa naba nkeneye ukuruta. William yakomeje kumutekerezaho cyane maze ibyo bitekerezo bikurwamo nuko hari abandi bakiriya bahise baza. Yahise atangira gucuruza
ashiduka abona wa mukobwa asuyeyo kandi arimo kugenda yenda no kurenga. Icyo gihe William yiyemeje kuzashaka akanya maze ejo akavugisha umuyobozi wabo akamubaza neza ku byo uwo mukobwa yabonye barimo kuvugana. Arangije gucuruza bagiye gutaha baramubwiye bati wowe uri mushya ntabwo wari ubizi. Uyu munsi dufite inama tumaze iminsi dupanga kandi iri bubere mu rugo rw'umuyobozi wacu. Willy nubwo ubuzima bw'aho ngaho atari abumenyereye yumva ananiwe cyane, urusaku rwaho rutoroshye, ni byinshi byatumaga yumva ashaka kujya kwiruhukira, ariko kumva yuko bagiye kujya ku muyobozi wabo byaramushimishije cyane. Yumvaga nibimukundira ari bumwegere akagira ibyo mubaza ku mukobwa yari yabonye, byaba ngombwa akanamurangira iwabo cyangwa se agashaka ubundi buryo yabahuzamo. Umuyobozi w'abarobyi b'aho ngaho yabonaga ari umugabo ukanganye cyane, yari yabonye benshi muri bo bamutinya cyane kubera n'amahane yabonaga afite. Nawe yumvaga kumwegera ngo agire ibindi bintu bavugana ari ibintu bitapfa koroha gutyo, ariko nanone yumvaga agomba kubikora kuko ukuntu uwo mukobwa yari yamubonye akumva aramukunze cyane, yumvaga yakora igishoboka cyose maze akazamugeraho bakavugana. Kuri uwo mugoroba baje kugera, ariko mbere y'uko inama itangira bicaye kwa muyobozi, agiye kureba abona hari umukobwa winjiye, yinjira abazaniye ibyo kunywa. William arebye neza ariko arikanga kuko yabonye ari wa mukobwa yigeze kubona kare kandi akumva bagomba no kuzahora ngo baganire. Yarishimye cyane akomeza kumwitegereza, baza no guhuza amaso maze bombi baramwenyura. Willy yisanze arimo gukomeza kumwitegereza cyane, agacishamo akamwenyura nawe atazi ukuntu bigenza, atazi n'ikimusekeje. Uwo mukobwa yaje kumugeraho nawe amuhereza icyo kunywa, maze Willy yumva biramushimishije cyane. Inama yahise itangira ariko ntago yigeze itinda, yamaze iminota mike cyane maze barayisoza kugira ngo batahe. Abandi barasohotse ngo batahe, ariko Willy asigara ameze nkaho hari ibintu arimo kureba muri telefone ye, ariko mu by'ukuri yari yisigaje ngo arebe ko yakongera kubonana n'umukobwa. Ako kanya nawe yahise aza aje gukusanya amacupa yose ngo ayatware, maze aza arimo no kwiririmbira. Yari arimo kwiririmbira rwose ariko gakeya, azi ko nta muntu ukiri aho ngaho. Gusa ariko yaje gukubita amaso William, isoni ziramwica arikanga cyane. Aramubwira ati mumbabarire ntabwo nari nzi ko hari umuntu ukiri hano, nari nzi ko mwese mwagiye. Willy aramubwira ati ahubwo wowe mbabarira ndagukanze. Yahise amubaza ati none se hano niho mu rugo? Umukobwa ati yego. William aramubwira ati ni byiza, uri umukobwa w'umuyobozi wacu, njyewe nitwa William, wowe witwa nde? Umukobwa aramwibwira aramubwira ati nitwa Zura. William umutima we yumvisha ibyishimo byinshi cyane, yumva yanahaguruka akabyina kubera ibyishimo, ariko arifata. Gusa aramubwira ati nishimiye kukumenya Zura. Umukobwa nawe ahita amubaza ati uri mushyi naho ariko? William ati yego, niho naje gushakira ubuzima. Zura aramubaza ati uhafite umuryango se? William aramubwira ati hoya nta muryango mpafite, nta n'undi muntu mpazi, gusa nyine muzehe na papa wawe bamenyereje, ndatekereza inaha nzahagirira ibihe byiza. Ntabwo bavuganye byinshi, ahubwo yahise amubwira ati nari natinze gusohoka, hari message nshaka kubanza kohereza ariko ndabirangije, reka nanjye ngende. Basezeranyeho, Zura asigara aho ngaho. Hanyuma William nawe asanga abandi, abagezeho aho bari bari mu nzira bahagaze bakirimo kuganira, baramubonye barikanga. Aramubwira ati wari uri he? Twari tuzi ko wagiye. Batangiye no kumusiririza bati cyangwa wari wayobye none uhise ugaruka. Babitekereje gutyo, nyamara ntago bari bazi ko kugenda neza byari byamunaniye atabanje kubona umukobwa ngo bavugane bonyine. Baje gutandukana baragenda, William mu nzira agakomeza gutekereza ku mukobwa cyane. Yakomezaga kumutekerezaho maze akamwenyura akumva ibyishimo bidasanzwe. Yatangiye gutekereza ati wasanga igihe cyanjye cyegereje ngo umutima wanjye utuze. Mu gitondo n'ubundi yabyutse kare arakaraba, n'ubundi asubira kuroba n'ubundi, ariko
Yakomezaga gutekereza kuri Zura cyane, agahe gato cyane bamaranye kari kanze kumuva mu ntekerezo. Yagiye mu bwato bararoba kandi yigaga vuba cyane amaze kumenya byinshi bitandukanye, nko gukurura indobani akoresheje umubiri atagendeye cyane ku mbaraga zo ku maboko. Byinshi yari yabimenye. Nko mu ma saa sita yumvaga intugu zimurya, ariko yumvaga ntacyo bivuze cyane ukurikije icyo yashakaga. Nka saa saba batangiye gucuruza. Yabonye umukobwa mwiza uturutse imbere, maze arebye abona ni Zura. Arishima cyane, ibyishimo biramurenga. Yamugezeho maze aramusuhuza, aramubwira ati aya masaha njya nzanira papa wanjye ibyo kurya. William aramubwira ati ni byiza cyane, nk'ubu nkanjye udafite umuntu inaka inzara izahansinda. Zura aramubwira ati humura ntabwo izahagutsinda. William ati ndimo ndiganirira ntacyo nzaba rata, umusore nkanjye urabona hari icyo yaba. Zura aramureba araseka, ubundi ahita akomeza yisangira papa we aho yari ari, amushyira ibyo kurya yari amuzaniye. Igihe cyaje kugera Zura aza gutaha, ariko atashye anyura kuri William ngo amusezere. Icyo gihe nta bintu bigeze bavugana bindi, ariko William yumvaga bimushimishije cyane. Nubwo nta bintu byinshi bari bavuganye, ariko byari bivuze byinshi kuri we. Yumvaga intambwe ya mbere amaze kuyitera, yumvaga ari intambwe ikomeye cyane yateye, kuba byonyine baramenyanye, akamumenya, akaba anamunyuraho akamusuhuza, yanagenda akamusezera. Yumvaga n'ibindi bikurikiyeho bitazamugora cyane. Ku munsi wakurikiyeho, William yari arimo kwibaza ati ese ubu koko Zura ari bugaruke? Ese ndaza kuza kongera kumubona? Yabitekerejeho cyane, ariko yakibuka ko yamubwiye ko ayo masaha akunda kuzanira papa we ibyo kurya, akumva byanze bikunze ari buze kuza kumubona. Yari ahagaze ategereje n'amatsiko menshi cyane, maze n'ubundi agiye kubona abona Zura arimo kuza. Icyo gihe n'ubundi yamugezeho aramusuhuza, ariko none ahita amubwira ati hari ibyo nawe nkuzaniye. Natekereje kuko nsanga inzara ishobora kuzagutsinda inaha. William aramubwira ati hoya ni ukuri, biriya navuze narikiniraga, nariganiriraga. Zura aramubwira ati nta kibazo nyine nubwo wiganiriraga, ariko nagutekerejeho cyane numva nawe hari ibyo ngomba kukuzanira. Mbabarira kandi ntubyange. Yahise abimuhereza, kandi koko William nubwo yarimo guhakana, ariko nawe yumvaga afite inzara nyinshi cyane, kuko we nta muntu wabaga yatetse ngo amuzanire. Maze arabyakira, aranamushimira cyane, aramubwira ati urakoze cyane Zura, ntabwo usanzwe ni ukuri. Zura aramubwira ati reka nshyire na papa, ndaza kuhanyura maze ntware ibyo nari muzaniyemo. Yahise agenda kuko asanga papa we, maze ajya gufungura, nawe asigara amucururiza. Papa we amaze gufungura yarubitse akanya gatoya, maze ahita aza. Zura amusezeraho ngo atahe, ariko mbere y'uko ataha nyine anyura kuri William, asanga nawe yasoje. William aramubwira ati byari biryoshye cyane Zura, ese wazashinze ishuri ryigisha guteka ko ntazakubera umunyeshuri wa mbere wakiyandikisha? Zura araseka aramubwira ati uzaze nkwigishe nta kibazo. Willy ati uzigisha umunyeshuri umwe gusa? Zura aramubwira ati cyane, kereka niba wumva byakubangamira. Zura nkaho yahise ataha icyo gihe, ahubwo yahise atangira kwiganirira n'umuhungu. Batangiye kuganira, mubaza akazi akora. Zura amubwira ko ntako, ko aribwo akirangiza kwiga, ko atarabona akazi. Willy nawe amubwira ko ari aho ngaho by'igihe gitoya, karimo gushaka ikindi kintu yazakora. Bakomeje kuganira, maze batangazwa na connection yari hagati yabo, kubera ukuntu bisanze bahise bamenyerana cyane. Mu kuganira kwabo kandi nabwo bakumva hari utuntu twinshi cyane bahuriyeho. Zura yaje kumusezeraho ngo agende, ariko ataragenda babanza guhana nimero zabo za telefone. Akiri aho ngaho papa we yahise amusanga, maze aza yamurakariye cyane, atangira no kumutonganya, atangira kumutuka ati uracyari aha ngaho umara iki? Yahise amwaka akantu yari yazanyemo amasorori, maze aramubwira ati ya baba, wamuzaniye ibyo kurya? Ubu uratinyuka ukanzanira ibyo kurya ukazanira n'uyu muhungu? Yahise areka gutonganya umukobwa we,
ahubwo ahita aza imbere ya William maze aramubwira ati nyumva neza wa muhungu we, guma kure cyane y'umukobwa wanjye, uranyumva? Amufata umupira mu bituza arawukurura, maze Zura atangira gusaba imbabazi ati papa ndakwinginze. Papa waticeceka aho ngaho, umukobwa utagira ubwenge gusa, ntago narushye nkwishyurira amashuri ngo uzarangizanye n'umuhungu utaramenya no kuzunguza indobani, ko nta bwenge na bukeya ugira. Wowe uratekereza ukareba ukabona utari ikigoryi, ubiso ni umurobyi, none urashaka no kuzabana n'umurobyi, noneho muzabyarana abana b'abarobyi nabo babyara abarobyi, nzabe mfite abuzukuru b'abarobyi noneho kandi abarobyi badashinga bari aho ngaho nk'uku kwacu. Wa mukobwa we, nigomwe byinshi, niyuha icyuya cyinshi cyane ngo wige, icyo ngutezeho nawe urakizi, sinzongere kukubonana n'inzererezi nk'iyi ngiyi tutazi n'iwawe. William aramubwira ati ntago ndi inzererezi, mfite aho mvuka hazwi kandi ndakora cyane kandi n'umukobwa we ndamwubaha. Papa Zura aramubwira ati nanjye nubaha amahame yanjye, umukobwa wanjye ntakwiye kuvugisha umuntu nkawe, akwiye kuvugana n'abakomeye bazatugirira akamaro. Aramubwira ati wa muhungu we rero ngira ngo uzi neza uwo ndi we, ntushaka akazi kawe k'uburobyi, ntushaka kuguma mu ishyirahamwe ryacu, ntabwo ushaka gukomeza kubaho. Ijambo rimwe gusa navuga hano kuri iki kiyaga byatuma utazongera kugira ifi n'imwe uroba muri ariya mazi, nta n'ifi n'imwe kandi wazongera kwemererwa kugurishiriza hano. Rero wingerageza wa muhungu we niba ushaka gukomeza kubaho. Zura yakomeje kubona papa we yarakaye cyane kandi abona arimo gukomeza no kubwira umuhungu amagambo y'iterabwoba, maze aramubwira ati ariko papa we ntiyatuma hari ikintu na kimwe avuga, maze aramubwira ati ceceka aho ngaho wa mukobwa we, uragira ngo nkomeze ngo ushyigikire, maze nshyigikire ko ukomeza kuvugana n'aka gahungu ka nta kigenda? Ese ibyo wakoze by'urumva mbishyigikiye? Urumva nakomeza gushyigikira gutangira gusahura urugo rwanjye ukazanira ibyo kurya? Zura arababara kubona papa yatangiye no kumucyurira ibyo kurya, maze papa aramubwira ati mu rugo vuba. Amufata akaboko ati mbare kabiri warenze, sinzongere kandi kukubona na rimwe unamureba mu maso cyangwa se umuvugisha. Umukobwa yaragiye, hanyuma papa Zura abwira William ati guma kure cyane y'umukobwa wanjye nk'uko nabikubwiye niba ushaka amahoro, kuko ibyo nagukorera hano kuri iki kiyaga ngira ngo wabyumvise. Papa Zura yahise yigendera, William nawe asigara aho ngaho. Amaze kugenda, wa musaza wari wakiriye William wanamucururizaga iruhande warumvaga byose, maze aramubwira ati aha, shefu wacu akunda umukobwa we cyane. Urukundo rero rujya rutuma abagabo bubaka uruzitiro ngo barinde ibyo bakunda, kandi hari igihe ariko nanone bumva n'izo nzitiro zidahagije, maze ubwoba bwo bugatuma bongeraho n'insinga z'amashanyarazi ngo hatagira uwibeshya agasagarira ibyabo. William aramaze ati none se muzehe, niki cyangiza izo nzitiro baba bashyizeho? Muzehe aramubwira ati rimwe na rimwe zangizwa n'igihe. William aramubwira ati wari ubizi? Urukundo rw'iyo rwaje ntirwita kuri ibyo byose, ntirwita kuri izo nzitiro, ntirureba no kuri izo nsinga z'umuriro. Muzehe araseka ati wa mwana we, ushobora gushaka kuzasimbuka ukahasiga ubuzima cyangwa se ugahiramo. William kuri uwo munsi yatashye kare, yumvaga kandi arambiwe cyane. Yumvaga arambiwe abantu babona umuntu ntibarebe ikimurimo, ahubwo bo bakirebera ibimuriho, bakareba ubutunzi, titire. Yumvaga ibyo bintu abirambiwe cyane. Ageze mu rugo nyuma y'iminota mike cyane, yakiriye message ivuye kuri Zura imubwira iti umbabarire kubw'imyitwarire ya papa wanjye. William biramushimisha cyane kubona umukobwa amwandikiye, maze aramusubiza ati ntago ari amakosa yawe kandi na papa wawe nta kibazo na kimwe mufiteho, nawe ntumuраkarire, aragukunda cyane, aba ashaka kukurinda, njyewe rero ndamwumva neza cyane. Zura aramubwira ati yego nibyo kuko aba ashaka kundinda, ariko yakubwiye
n'ibidakwiriye umbabarire cyane kandi wihangane n'ukuri ntabwo wari ukwiriye biriya byose. Willy aramushimira aramubwira ati urakoze cyane. Baje gutandukana kuri telefone bareka kwandikirana, ariko William kubona ko Zura amwandikiye byaramushimishije cyane. Mu minsi yakurikiyeho Zura yajyaga kureba papa we akanyura kuri William akamupepera, maze nawe bikaba uko bakarebana bagahuza amaso bakamwenyura, ubundi Zura agakomeza akagenda ntamugire iruhande ngo amukore mu kiganza. No mu gutaha kandi byabaga uko ntabwo yashoboraga kugenda ngo amusuhuze cyangwa se ngo bicare baganire, ahubwo yaramupeperaga ubundi akigendera. Zura ariko igihe kimwe yaje kumuhamagara aramubwira ati Willy umbabarire si uko mba ntashaka kugusuhuza cyangwa se kukuvugisha, ahubwo nyine urabizi ko ndamutse nkuvugishije papa yamerera nabi. Willy arambwira ati sha ndabizi ntago nabikurenganyiriza, nanjye nyine mba numva nshaka kukuvugisha, ariko papa wawe byamurakaza cyane yatumerera nabi. Zura ati ntibyoroshye, ni ukuri ntago byoroshye, ariko nyine hari ahantu nshaka ko tuzajyana muri weekend. Willy nawe wari ufite iyo gahunda y'uko yamutumira muri weekend bakajya ahantu bakaganira, biramutungura cyane. Aramubwira ati aho ni he? Zura aramubwira ati ntago ari kure, ubundi hari umukobwa w'inshuti yanjye twajyaga tujyanayo ariko ntago ahari, ndagira ngo wowe uzaze tuzajyane ndakwinginze vuga yego, mbabarira ntumpakanire byambabaza. Zura yamubwiraga asa n'umwinginga, ntago yari azi ukuntu William yishimiye ibyo bintu cyane, nubwo yasaga nk'aho atangira kwijijisha, ariko nawe yarabyifuzaga cyane, maze ageze ahaza kubyemera ko kavuga yego. Amaze kumwemerera yuko bazajyana, Zura yarishimye cyane aramushimira, aravuga turakoze cyane. Willy ahita amubwira ati none se nta bwoba ufite yuko papa wawe nabimenya bizakubera ibintu bibi cyane? Zura aramubwira ati yabimenya gute se? Humura ntago azigira abimenya. Hanyuma Willy ati ubundi se aho hantu ni hehe? Zura aramubwira ati reka uzahamenye kuri uwo munsi nyine kuwa gatandatu saa 9 sinzakubure ntuzabyibagirwe. Willy ati humura rwose ndabizirikana ntago nzigera mbyibagirwa. Bamaze kuvugana William yarambitse fone ye iruhande rwe, maze reba hejuru aho yari aryamye atangira kwibuka byose, uko yamubonye atambuka agiye kureba papa we, uko bongeye guhura kuri uwo mugoroba yagiye mu nama, uko batangiye kuvugana, uko umunsi wakurikiyeho yongeye kumubona, uko yaje amuzaniye ifunguro rya saa sita n'ibintu byose baganiriye kuri uwo munsi, uko nimugoroba yamwandikiye message amusaba imbabazi ku byo papa we yamubwiye n'ukuntu yitwaye, uko muri iyo minsi bari babayeho nta n'umwe ukivugisha undi, ariko akamunyuraho akamwenyura akamupepera ubundi akigendera. None yaranamusabye ko bazaba bari kumwe muri weekend. Yari azi ko bitazoroha papa we naramuka abimenye, kubera ko umujinya we yari afite ubushize yari awuzi n'amagambo yose yababwiye yarayibukaga. Yari abizi neza ko ari ibintu bitazigira biborohera habe na rimwe. William nawe yari abizi neza ko ijambo rimwe gusa yavuga akivuga akavuga uwo ari we cyangwa se agahamagara akabwira papa Zura uwo ari we, ko ryahindura byinshi, ko byose byahita bihinduka bikagenda nk'uko abyifuza, ariko ntabwo yashoboraga kubikora kuko byari guhita bitangira gusenya ibyo yari atangiye kubaka kandi yarabonaga bitararangira nk'uko abyifuza. Yatekerejeho gato maze aravuga ati kuwa gatandatu saa 9 nzaba mpari, ntago nzigera nkererwa. Uko Willy yatekerezaga ibyo byose akumva biramushimishije, Zura nawe aho yari ari yumvaga yishimiye cyane ko umuhungu abyemeye. Baje kuryama, ariko muri icyo gitondo mbere y'uko papa Zura ajya mu kazi yongeye kwihanangiriza umukobwa we, aramubwira ati naguciye kuri uriya muhungu ariko ntago ujya ubyumva. Zura aramubwira ati ariko papa ibyo wambujije narabikoze ntago nkimuvugisha rwose nsigaye munyura kwigendera. Papa ati ceceka, nka buriya se iyo umunyuraho ukamupepera umupepera kubera iki?
aramubwira ati buri gihe iyo uje niba utashye mba nkureba ukuntu munyuraho ukisetswa mukanapeperana kandi na biriya nabyo simbishaka, kubera yuko wanze kumucikaho burundu ntabwo uzongera kuza hariya ngo nzaniye ibyo kurya, uzabireke mama wawe cyangwa abavandimwe bawe bajye babizana, aho kugira ngo uhagaruke njyewe nzemera nzajye mbwirirwa. Yahise ahamagara umudamu we aramwihanangiriza aramubwira ati Zura ntabwo azongera kugaruka ku kiyaga nzaniye ibyo kurya, mwabyumvishe neza, nabirengaho azatuma mfata indi myanzuro ikomeye cyane kurushaho. Papa wawe yarigendeye, hanyuma Zura asigarana na mama we aramubaza ati ariko si uwo muhungu ubundi murakundana? Zura aramubwira ati hoya mama, ndazira kumuvugisha gusa no kumusuhuza kandi ari umurobyi. Mama aramubwira ati aha, amahane ya so nawe urayazi, uramenye rero umugendere kure, ukore uko ushoboye kose rwose umuhungu mwibagirwe kandi umugendere kure, nibiba ngombwa ntuzongere no kumutekereza, nimuzajya munahura ukabona arimo kunyura ibumoso uzajya uhita unyura iburyo, nazamuka umanuke, ntihazagira ahantu na hamwe muzahurira, ntago nshaka ko papa wawe bizamurakaza cyane agakora amabara nawe amahane ye urayazi. Zura yumvise ibyo mama we byose amubwiye, noneho arababara arushaho kwiheba, yumvaga bimubabaje cyane kuko nta muntu n'umwe wari uri mu ruhande rwe yiteguye kumwumva, gusa ntago bari bazi yuko ibyo bamubuzaga cyane kurusha ibindi byose, uko bamubuzaga guhura nawe, uko bamubuzaga kumuvugisha, we yumvaga ari byo bintu yishakira cyane kurenza n'ibindi bintu byose. Zura yatangiye kwitekerezaho yareba imyaka 22 amaze kugira, akumva bakabaye bamuha uburenganzira akavugisha uwo ashaka. Yagumye aho ariko yumvaga agahinda ari kose. Papa we nawe yarigendeye maze amaze kugera mu kazi ahita akubitana na William. Willy yirengagije urwango rwose yabonye amufitiye maze aramusuhuza. Papa Zura akaboko ke yahise agakubita yanga kumusuhuza, maze ahubwo yongera kumwibutsa ko agomba kugendera kure cyane umukobwa we, ko batagomba no kuzongera kuvugana kuko nta hantu na hamwe bahuriye. Aramubwira ati narababujije ariko ntago mwigeze mwumva, maze kubona ko n'ubundi ibyo navuze byose nta gaciro mwigeze mubiha kubera yuko akunyuraho mugapeperana. Kubera ibyo byose rero namubujije kuzagaruka hano maze nzareba aho muzongera kujya muhurira. William ibyo bintu biramubaza cyane, aramubwira ati aha, ubwo wamubujije kuzagaruka hano gusa kubera yuko anyuraho tugapeperana gusa, uzamureke rwose azagaruke ntago nzongera kumupepera. Maze Papa Zura ati agaruka hano gukora iki se katazagaruka? Yahise azamura ikiganza nk'ushaka kumukubita ati sinzongere no kukumva uvuga ku mukobwa wanjye, nta soni ngo azagaruke hano. Nimuhurira no mu nzira ukanamwegera cyangwa se ukamwitegereza, usibye kukwirukana hano mu kazi nzanagufungisha wa mbwa we. William kumva amututse icyo gitutsi ngo wa mbwa we byaramubabaje cyane, ariko arihangana. Amahane ya Papa Zura yari ayazi neza, no muri ako gace bari batuyemo abaturage baho bose baramutinyaga cyane kubera ayo mahane ye. Kuba amututse gutyo rero nubwo byabanje kumubabaza ariko ntago byari binamutunguye cyane. Yatangiye kumva yahakanira Zura, akamubwira yuko muri weekend batazigira babonana, bakazajya bavugana kuri telefone gusa. Yumvaga yabikora gutyo bakazajya bavugana kuri fone gusa kuzageza igihe azamwibwirira, kubera ko yabonaga ari byo byabaha amahoro ntibinateze ibibazo. Yatekereje ko yabikora gutyo kuko yumvaga Zura ashobora kuzahuriramo n'ibibazo bitandukanye, akumva ashaka kandi kumurinda ibyo bibazo, ariko nanone yageraho yakibuka ukuntu yumva ko uyu mukobwa cyane, akibuka ubwo bavuganaga abimusaba amubwira ati mbabarira, avuga yego, mbabarira ntumpakanire kuko byambabaza. William kwibuka ibyo byose n'uburyo yabimubwiragamo, maze aravuga ati nzajyana nawe Zura, tuzajyana nubwo ntazi ahariho, ariko niteguye kuzajyana nawe, tuzajyana ikizaba kizabe, ntago nzatuma kandi hari ikintu kibi kikubaho, nzakurinda, nibiba ngombwa bazahite bamenya uwo ndi we.
agatekereza kumva kandi akumbuye umukobwa cyane, akavuga ati ndagukumbuye cyane, nkumbuye kukubona, ndashaka kuzakubona, ndashaka ko tuzaba turi kumwe, nanjye ndifuza ko tuzaganira tukamarana akanya, naho kaba ari akanya gatoya ariko turi kumwe, ndumva bizanshimisha cyane. William noneho yatangiye kwirengagiza ibishobora kuzababaho byose, n'ubundi yemeza yuko azajyana n'umukobwa nk'uko yabimwemereye. Nimugoroba William atashye bavuganye kuri telefone, aramubwira ati papa wawe yambwiye ngo ntabwo uzagaruka hano. Zura ati yego, gusa nizere yuko atongeye kugutonganya no kukubwira amagambo mabi. William ibyabaye byose yarabyibukaga neza cyane, ariko ntabwo yigeze abimubwira, maze aramubwira ati hoya, ntabwo yigeze ambwira nabi, gusa nyine nababajwe nuko ntazongera kukubona. Ubu se ntabwo byahise bihindura na gahunda twari dufitanye? Zura ati hoya, kereka niba ari wowe ushaka kuyihindura. Willy aramubwira ati hoya, nanjye nta cyahindutse, nuko nyine nari nagize ngo kubera ingamba za papa wawe agenda afata byaguteye ubwoba uhita ubireka. Zura aramubwira ati ndabizi neza ko bitoroshye, ariko nanone ndumva nta mpamvu yo kugira ngo tubireke. Maze Willy aramubwira ati ubwo reka tuzahure, njyewe ndanagukumbuye cyane. Zura aramubaza ati nibyo urankumbuye? William ati cyane ni ukuri ndagukumbuye cyane, uyu munsi nababaye ko ntakubonye. Ubu ngubu n'iki cyumweru cyose nyine kigiye kurangira tutabonanye, ariko nyine nizeye yuko ku wa gatandatu nk'uko twabisezeranye nzakubona, ndagukumbuye cyane ni ukuri. Zura kumubwira yuko amukumbuye cyane byaramushimishije cyane, ariko we nta kintu na kimwe yigeze amubwira ku bigendanye n'uko yaba amukumbuye. Bakomeje kwivuganira bavugana gake, ubundi hashize akanya basezeranaho. Umunsi wo kugira ngo bahure nawo waje kugera, Zura amubwira aho bari buze kuza guhurira. Icyo gihe hari hakiri kare, yangaga ko bagendana ngo hatagira umuntu ubabona maze akabibwira papa we. Willy yageze aho Zura yari yamubwiye, hanyuma atangira kumutegereza. Mu minota mikeya yaje ahamusanga. William yari yambaye neza cyane, ariko biri aho bisanzwe, ntawe ushobora gukeka rwose ko ari igikomangoma. Gusa ariko nubwo ari uko byari bimeze, yiyambariye imyenda isanzwe, ariko yari ameze neza cyane. Zura nawe Imana yari yaramuhaye ubwiza karemano, ntabwo byasabaga kubanza gushakisha. Umuhungu aramubonye arikanga, dore ko koko yumvaga anamukumbuye cyane. Barasuhuzanyije, Zura ahita aramubwira ati wakoze kuza, wazindutse kandi cyane, ni ukuri wakoze. William aramubwira ati yego nazindutse, nashakaga kuhagera nkahagera mbere yawe, ntabwo nashakaga ko uza ukafata umwanya wawe untegereje. Hagati aho ariko mfite amatsiko y'ahantu njyanye. Zura ati urumva ari nka hehe? Willy aramubwira ati ubu se ni nka hehera, ndatsinzwe, ariko aho ariho hose tujyanye hari buze kuza kunshimisha cyane. Zura aramubwira ati hari buze kuza kugutungura. Aramubwira ati ntago mbizi niba uri buze kuza kuhakunda, ariko nyine Willy atari ko se waretse gukomeza kunyicisha amatsiko, ni hehe tujyanye? Zura aramubwira ati numvaga nshaka ahantu tujya tugaseka tukishima tukibagirwa nyine ibyo tumazemo iminsi, ariko ni no mu rwego rwo kugusaba imbabazi kubera amagambo yose papa wanjye yakubwiye. Ubu ngubu tugiye muri sinema. William araseka ngo muri sinema? Zura ati ntabwo uri buze kuhakunda, duhindure. William aramubwira ati hoya nta kibazo, ariko nyine urantunguye cyane. Zura aramubwira ati humura ni heza, ni ukwirebera filime nziza cyane iba yasohotse muri iki cyumweru, sinzi niba bitakubangamiye. William ati hoya ni ukuri nta kibazo, ndumva biri bunanshimishe cyane kandi wakoze kubitekereza. Zura aramubwira ati nawe wakoze kuza, ariko nta n'igiceri cy'atanu wemerewe gutanga, byose ninjye biri ku mutwe, ubu ngubu ninjye uyoboye. Willy araseka atangira no kumuserereza ati yego kapitene wanjye we. Zura nawe araseka, ubundi baragenda barinjira.
aho bagombaga kurebera filime hari harimo abantu bakeya, baricaye nabo maze bategereza kureba filime bari bagiye kubashyiriramo. Abantu bari bari aho ngaho bari barimo kwinywera ibinyobwa byoroheje bidasembuye no kwirira utuntu tworoheje nka ice cream, injugu, utuntu nyine turi aho ngaho ubona tudahenze cyane. Bahisemo kuza kureba filime barimo kwirira injugu. Baje kuza gushyiramo filime nziza y'urukundo ariko nanone ikoze mu buryo bwa komedi. Yari filime isekeje cyane. Zura yatangiye guseka, agaseka cyane n'amarira akaza kubera ukuntu iyo filime yari isekeje cyane. William nawe yatangiye guseka, yego nyine filime yari isekeje ariko ntabwo ibyo yarebaga muri filime ari byamusetsaga cyane, ahubwo yasetswaga n'ukuntu Zura yari arimo kureba filime yishimye cyane arimo guseka. Willy ntabwo yari azi ko ari buze kuza kwishima gutyo, kuko yumvaga adashaka nuko iyo filime iri buze kuza kurangira ngo batahe. Yumvaga bakigumira aho ngaho. Gusa nyine igihe cyaje kugira filime irarangira, nuko nabo barasohoka ngo batahe. Mu gutaha kwabo bari mu nzira, noneho nibwo babonye umwanya wo kuganira. Bagendaga baganira ku bintu byinshi bitandukanye, ibyo bakunda, ibyo banga, ibyo batinyaga bakiri abana, ndetse bakavuga no ku nzozi zabo z'ahazaza. Benda kugera iwabo mu rugo kwa Zura, William yaramubwiye ati wakoze cyane kubw'uyu munsi, nishimye cyane kurenza n'ukuntu nabitekerezaga. Inaha nahagiriye umugisha mwinshi cyane ukomeye, guhura nawe byambereye isoko y'ibyishimo. Nta nubwo nzi ukuntu nari kuba inaha, sinzi ukuntu nari kuba mbayeho iyo ntagusanga. Nubwo ntazi ukuntu byari kuba bimeze, ariko ndakeka ko nari kuba ndi mu bwigunge bwinshi. Zura aramubwira ati nanjye nishimiye ko wahaje, ariko nanone mbabazwa n'ukuntu wambwiye ngo wahaje by'agahe gatoya. Ubu ngubu mba nibaza niba igihe kitenda kugira ngo wongere wigendere. William arabwira ati yego kuko nzagenda, ariko ubwo twamenyanye n'ubundi ndizera yuko tutazigera dutandukana, kandi mbere yuko ngenda ndumva hari ikintu kimwe nifuza kuzakubwira. Zura aramubwira ati ikintu wifuza kuzambwira, icyo kintu ni igiki? Wakimbwiye nonaha? William aramubwira ati hoya, aka kanya buretse ntabwo igihe nyine kiragera. Zura aramubwira ati ndategereje, ariko ni ukuri nizeye yuko utazagenda vuba. Zura ahise abona habura gatoya ngo bagere mu rugo iwabo, maze abwira William ati ubu ngubu wishatse wakikomereza ukagenda, nanjye nkagenda nerekeza mu rugo. William ati hoya, ngomba kukugeza iwanyu neza, ntabwo nagusiga mu nzira. Zura aramubwira ati ni ukuri mfite ubwoba ko papa wanjye ashobora kukubona. William aramubwira ati Zura, ubundi ubona amaherezo atazamenya yuko tugihura tukavugana? None se ubu ngubu birarangiye ntabwo tuzongera kubonana? Ubu ngubu nibwo bwa nyuma tubonanye, ntabwo ningusaba ko duhura tukaganira uzabyemera? Zura aramubwira ati ni ukuri ni ikibazo gikomeye cyane, wenda guhura tukaganira sinzi ko wenda tutabikeneye, ariko nanone biragoye, sinzi n'ukuntu tuzabigenza. William abona ukuntu umukobwa byamuhangayikishije cyane, aramubwira ati wihangayika, nzi neza ko bizakemuka neza kandi vuba. Zura ati bikemuka neza? Papa wanjye se uratekereza yuko igihe kizagera nuko akakwemera, akemera yuko tuzajya tuvugana? William ati cyane rwose azabyemera kandi vuba. Zura ati sha ni ukuri ntakubeshye, njyewe ni ukuri mbona bigoranye cyane pe. Willy ati yego koko muri aka kanya biragoranye cyane, ariko mfite icyizere ko vuba azabyemera, akanyemera rwose, ahubwo akazajya anakohereza ngo ususure, akajya anakubaza amakuru yanjye, yakumva utayazi akagutonganya cyane, akagutonganyiriza ko utazi amakuru yanjye, kutanaheruka kumvugisha. Zura ibyo bintu byaramusekeje, araseka aramubwira ati sha bigira burage ni ukuri, ibyo bintu urimo kuvuga urumva bishoboka? Ibyo bintu rwose ntabwo bishobora kubaho, kubera ko papa wanjye ntabwo ashobora kukwemera, ni ukurekana burundu nk'uko harabyifuza. Mana yanjye simbizi pe. Zura bivuze n'agahinda kenshi. Hanyuma William aramubwira ati humura Zura, ntibikaguhangayikishe cyane,
ndimo ndabishakira igisubizo kirambye. Hari igihe tuzajya duhura tukaganira tudafite ubwoba ngo niba tubona biragenda bite, tugahura tugasuzanya nk'uko tubishaka, bitameze nk'ubu ngubu nyine no gupfukirana byonyine ari ikibazo gikomeye cyane. Bakomeje kugenda noneho bagera kwa Zura mu rugo neza, ariko icyo batamenye ni uko papa Zura amakuru yari yayamenye. Yari yabimenye neza ko bari bajyanye bari no mu nzira bataha. Yari ahagaze ku marembo y'iwabo wa Zura n'ikibando mu ntoki. Yari abiteguye rwose, si we warose bahagera. Bakihagera yahise abareba nabi cyane, inkoni yahishe inyuma maze abaza William ati icyo nicyo cyakuzanye inaha wa gahungu we, waje kumpindurira umukobwa ikirara, ubwo ngubwo muvuye hehe? Zura ati papa ati ceceka, narakwihanangirije ariko ntago ujya wumva. Zura kubera ukuntu yari azi papa we, kumubona yagumishije amaboko inyuma ntago yigeze abyizera. Yahise arunguruka maze abona hafite urukundo runini cyane. Yahise yitaza William ahubwo yegera papa we aramuhobera, atangira kubwira William ati Willy, irukanka ndakwinginze, papa hano hafite ikibando. Umusaza ahita amurusha imbaraga, ahita abangura ya nkoni yari afite ngo ayikubite William, maze ariko Zura ntiyabyemera, batangira kwirwanira. Ari nako akomeza kuvuga ati iruka, hunga agenda, iruka papa atakumerera nabi. William yabuze icyo gukora, akibaza ati ese mbibwire kano kanya? Bibitekereje ariko nanone akavuga ati oya rwose, igihe ntago ari iki ngiki cyo kubibwira. Yahise yirukanka koko, maze muri iryo joro papa Zura nawe ahita amwirukanka inyuma n'inkoni mu kirere ashaka kumufata ngo ayimukubite. William ariko yarirukanse maze aramucika, aramusiga arigendera. Umusaza maze nawe agahinda karamwica ko agarutse atamukubise iyo nkoni. Agaruka yarakaye cyane, maze aza yivugisha ati iyo nkufata nka kuvuna ayo maguru, wari kuzicuza impamvu yakuzanye inaha maze ugahura n'umukobwa wanjye. Yageze mu rugo n'umujinya mwinshi cyane, gusa Zura we ntago yigeze amukubita, ahubwo yatangiye kumutonganya cyane amubaza ati ubwo ngubwo akuvanye hehe? Muvuye mu biki ubundi, muvuye gukora ibiki? Zura ati papa ntago ibyo urimo gutekereza ariko bimeze, nta nubwo rwose uriya muhungu ari ikirara, n'umwana mwiza cyane agira n'imico myiza. Papa ati wa mwana we, ndimo kugutegurira ejo hazaza heza maze nkakurinda ingegera nawe ukazikururira. Nakubwiye yuko uko ukomeza kurenga ku mabwiriza yanjye ariko urushaho kundakaza kandi ugatuma nanjye ndushaho gufata imyanzuro ikakaye kurenza iyo nari narafashe. Ngaho mva imbere ugende, ugize amahirwe nawe sinkukubise, ariko noneho mwanze kumvisha amagambo hagiye gukurikiraho ibikorwa. Zura yaragiye ariko afite agahinda kenshi cyane no guhangayikira William, yibaza niba papa we ataje kumushyikira akamukubita cya kibando yari afite. William yarimo gutekerezaho muri ako kanya, we nyuma y'uko papa Zura amwirukanseho ntamufate, yagiye kubona maze abonye asubiye inyuma nawe arahagarara ngo aruhuke, ariko atangira no guseka. Yarasetse maze aravuga ati ariko abakene koko baragoye koko, ubu ngubu abavuga ati iriya mbwa y'umurobyi ibi nshakira iki ku mwana, icyamubwira uwo ndi we, ndabizi neza ko byose bizahinduka agatangira kunsingiza. Yashimye Imana kuba nta muntu n'umwe wamubonye yirukanka gutyo, kubera ukuntu yari ameze na papa Zura amuri inyuma n'ikibando. Yakomeje urugendo ariko agifite agaseko ku munwa k'ibimaze kuba byose, kubera ko ibintu atajyaga atekereza ko byamubaho mu buzima bwe byari bimubayeho. Yageze ariko atangira no guhangayika cyane, atekereje ko umukobwa papa ashobora kuba yagiye maze akaba yahita atura umujinya wose akamukubita, maze ariko akavuga ati uko biri kose ndi hafi kubona ukuri nifuza. Yibukaga ukuntu umukobwa yamutabaye agasanga asa akamufata ngo ataza kuza kumukubita inkoni, akibuka amubwira ati hunga, irukanka, n'andi magambo yose yamubwiraga maze ibyo bintu ntibumuve mu maso. Yageze aho yabaga ahita amwandikira message ati papa wawe ntago yakugiriye nabi. Zura ati hoya, ahubwo wowe ntago yigeze agufata. Willy arambwira ati hoya,
Zura aramubwira ati Imana ishimwe ubwo wamucitse. Willy ati nawe wakoze cyane kumburira. Maze ahita amubaza ati ese aka kanya naguhamagara tukavugana? Zura aramubwira ati hoya ntago twavugana, ndabona papa yarakaye cyane kandi arimo anshunga no kuri telefone ngo yumve ko tuvugana. N'ubu ngubu ndimo gukoresha telefone yanjye nihishe, ahubwo bayo urabeho. Njyewe nimbona byashoboka ko twavugana nzakubwira. Basezeranye ko maze bararyama. Mu gitondo William arabyuka nk'ibisanzwe ngo ajye mu kazi, gusa yagiyeyo bwakeye cyane agerayo abandi barobyi bahageze. Ahageze abandi barobyi bamwangiye kwinjira mu bwato ngo ajyane nabo kuroba nk'ibisanzwe. Baramubwira bati umuyobozi wacu yatubujije, yatubwiye yuko utemerewe kongera gukandagira muri ubu bwato. William arababaza ati kubera iki? Baramubwira bati natwe ntabwo impamvu tuyizi neza, gusa twumvisha tubwira yuko ushinjwa amakosa menshi cyane. Urimo urashinjwa n'ubujura kubera yuko hari ibintu byinshi byabuze kandi ngo ubifitemo uruhare. Gusa nawe mu kanya araba ahageze, ubu ngubu ntabwo arahagera. Uriya araza kuza kukwibwirira byose uko bimeze. William ababwira yuko nta kosa na rimwe afite, ko nta kintu na kimwe kibi yigeze akora, ariko bamwangira kwinjira mu bwato neza neza bamuhakanira, maze asigara aho ngaho ahagaze. Byose yatangiye kubimenyamenya impamvu yabyo. Ati ubwo ngubwo icyo nzira ndakizi, nyine buriya yafashe ingamba z'uko azanyirukana hano singire n'ifi n'imwe nongera kuhagurishiriza nk'uko yabivugaga. Agihagaze yibaza icyo agomba gukora, niba agiye kuvuga uwo ari we ubundi akisubirira iwabo. Yagiye kubona nuko abona aramubonye. Yagiye kubona abona Zura aje yirukanka yahagira n'ubwoba bwinshi cyane, yiruka cyane ariko maze amugeraho, ubona no guhumeka byamunaniye. William aramufata atangira no kumuhungiza ngo abanze amere neza, maze amubwira ikintu kirimo kumwirukansa gutyo. Zura ariko ese atangira kumubwira ati Willy ugomba kugenda, vinaha, genda hunga, genda papa wanjye atakugirira nabi. Zura yari afite uguhangayika kwinshi cyane n'ubwoba bwinshi cyane mu maso ye. William aramubaza ati none se kubera iki nahunga, niki cyabaye? Zura ati papa wanjye Willy namwumvishe arimo kuvugana n'abantu bo mu nzego zishinzwe umutekano, arimo aragushinja amakosa menshi cyane, arashaka ko bagufunga. Bari mu nzira kandi baza, bashobora kuba benda no kuhagera, bari hafi hano kuko numvise ababaza ngo bageze hehe. William aramubwira ati humura, ntabwo wari buze kuza kumfunga kubera ko nta kosa na rimwe mfite, nta cyaha mfite, rero nta n'ikintu na kimwe nishinja. Humura rero nta muntu n'umwe wamfunga kubera ko nta n'ikintu kibi nakoze. Zura kubona ukuntu umuhungu yabyoroheje aramutungura cyane, maze aramubwira ati kandi nyumvira ni ukuri ibintu urimo gutekereza. Ubu se abantu bose bafungwa kubera ko ibyaha baba babashinja koko baba babikoze? Kuba nta kosa ufite nta kintu na kimwe bivuze. Ese ubundi ko mbona nta bwoba ufite, ko mbona ntacyo bikubwiye, ko mbona ibyo ndimo kuvuga wabiciye amazi kandi ntarimo kukubeshya? Hunga, genda, hunga ni ukuri. Menya neza ko ntarimo kukubeshya, mbabarira ugende batagusanga hano. Papa wanjye arashaka uburyo bwose yakoresha kugira ngo tutazongera kugira ahantu namwe duhurira. Umukobwa yakomeje guhangayikishwa cyane n'ukuntu arimo kubona William nta kintu na kimwe bimubwiye, maze William ubwoba buri mu maso ye bwose arabubona, abona n'ukuntu arimo gukomeza guhangayika cyane. Ni ibintu byagaragaraga, ni nabwo bwa mbere yaramubonanye ubwoba bungana gutyo kurusha n'uko nimugoroba yamubonaga ameze. Yabonaga ukuntu Zura yari ameze nk'iyo aza kuba yabishoboye, ahari yari kuba yamuteruye kare akamwirukankana akamuhungisha kugira ngo batamusanga aho ngaho. Yahise amubaza ati ariko se ko mbona ufite ubwoba bwinshi cyane, ni ukubera iki mbona byaguhangayikishije cyane gutyo? Zura aramubwira ati kubera iki? Ese ubwo icyo ni ikibazo wambaza? Kubera ko nyine nta kintu na kimwe kibi nifuza yuko cyakubaho, kubera ko kandi nifuza kurengana. William, muri ibintu byinshi cyane birimo gutuma nifuza kuhunga, kubera ko Willy
aramubwira ati kubera iki nanone, kubera iki kandi? Nuko aramubaza ati mbabarira umbwire iyo mpamvu yindi irimo gukomeza gutuma umpangayikira cyane kuri urwo rwego. Zura ati kubera ko nyine hoya nyine tubireke, si ngombwa ko mbikubwira muri ako kanya, ariko umenya ko nyine ugomba guhunga. William ati mbabarira umbwire, wasanga iyo mpamvu yindi ya nyuma urimo kwanga kumbwira ariyo yonyine yashobora gutuma mbasha guhunga. Zura aramubwira ati Willy, ukuri mbabarira uhunge kubera ko ndagukunda. Willy ati ngo? Zura ati Willy, mbabarira aka kanya nk'aka ntabwo ariko kuvuga ku bintu nk'ibi ngibi, ariko nyine menya ko ngukunda cyane, hunga, ndagukunda, ntago nakihanganira kubona hari ikintu kibi kikubaho, ntago nzi ko ibyo bintu nabyihanganira kubibona mu maso yanjye. Willy ati ndishimye cyane kuba umbwiye ko nkunda Zura, ni ukuri kandi biranshimishije cyane, sinzi n'ukuntu nabikubwira, ariko nyine ndumva nanone bitatuma ngenda, kubera ko ningenda unkunda, aho ndaba ngiye naho haraba hameze nk'aho ari muri gereza, urumva se tuzongera kubonana gute? Zura ati tuzabonana, ufite nimero yanjye ya telefone, uzajya umvugisha tuvugane, umbwire aho uri, umbwire n'amakuru yawe, umbwire nyine n'aho werekeje, maze ubundi nzajye ngusanga tubonane. Bitabaye ibyo kandi wazantumaho ukahambwira, nkazajya nza kukureba, ntago tuzabura uko tuzajya tubonana Willy, ariko batagufunze ngo ujye muri gereza. William aramubwira ati Zura, ndumva kuko nahunga, ndumva nagenda nk'uko urimo kubinsaba, ariko ntago ndibuze kuza kubikora. Zura ati kandi nyumvira, mbese kubera iki uragira ngo nkore iki koko? Niba ushaka ko mbaho, niba ushaka ko ngira amahoro, mbabarira uhunge batagusanga hano. William aramubwira ati ntago ndi buhunge, ntago ndi bugende, ntago ndi buze kuza kubikora kuri iyi nshuro, ntago ndi bwirukanke. Zura ati kubera iki se? Kubera iki koko udashaka guhunga kandi uri mu kaga? William aramubwira ati kubera ko Zura, kubera ko nanjye ndagukunda cyane Zura, kandi nawe wakoze cyane kumbwira ko nkunda. Zura arishima ati mana yanjye, ese koko nibyo nawe urankunda? William aramubwira ati yego, nanjye ndagukunda cyane. Zura akomeza kwishima ati mbega ibintu byiza, mbega inkuru nziza cyane numvise, ariko nkayumva mu gihe cy'amakuba, mbega inkuru nziza cyane inshimishije numvishe, ariko nkayumva ntafite umwanya wo kubyishimira. William arabwira ati humura, igihe cyo kubyishimira kiri vuba, humura kandi nk'uko murabikubwira kiri vuba cyane. Zura ati vuba kandi uri mu kaga, vuba kandi udashaka no guhunga bagiye kugushyira muri gereza. Willy, ntabwo uzi ibyo papa wanjye ashobora kugushinja, kandi akorana n'inzego z'umutekano cyane, ziramwumva, bazi ko nyine kubera ukuntu agira amahane cyane, bazi ko atajya yihanganira amakosa, bazi ko nyine umuntu yatanga aba atamubeshyeye. Rero mbabarira ugende, ntawe uzi ibyo ashobora kugushinja, ese nk'ubwo ngubwo bakatiye nk'imyaka 20 cyangwa n'indi irengaho, kandi mbona urimo kubikinisha, wagiye koko? Willy ati rega ntago ndi bugende. Zura ati ariko mana, use nkora iki koko Willy? Urashaka ko niyahura muri ariya mazi? Nkora iki mu by'ukuri? Ngaho reba hano turahatinze, mbabarira ugende, ubu ngubu benda kuhagera, va hano ugende batarakubona. William amufata akaboko aramubwira ati Zura, mbabarira urekera gukomeza kumpangayikira cyane, tuza n'ukuri, nakubwiye ko ntari buze kuza kugenda. Ese Zura, nindamuka ngiye koko ubu ngubu ntago bazahita bagushyingira undi mugabo w'umukire, noneho ko nabonye ari byo papa wawe yishakira? Nindamuka ngiye ko nabonye arimo gukomeza gufata imyanzuro ikakaye cyane, ntago hagiye gukurikiraho gushyingirwa kwawe, kandi akagushyingira n'umugabo w'umukire nk'uko nyine abyifuza. Zura ati hoya, ibyo bintu ntago bizigera biba, ntago nzigera mbana n'umuntu ntifuza, ntago nzabyemera, mbabarira ni ukuri ugende. Willy atari ko se Zura, ubu ngubu urimo uravugisha ukuri, urankunda?
ubu ngubu se uzaza twibanire kandi ndi umukene, uzaza wibanire n'umurobyi? Zura, urabizi neza ko ndi umukene kandi nta n'ahantu na hamwe nzakugeza. Wenda ndimo kugerageza gupanga ibindi bintu nazakora byazampa amafaranga, ariko ntago nzi neza ko bizagenda nk'uko ndimo kubyifuza. Ese ubuzima niburamuka butagenze nk'uko ndimo kubyifuza, nkakomeza ndi umukene wo hasi, urumva uzakomeza gukunda umuntu nkanjye? Zura ati Willy, ndagukunda kandi nta kintu kizigera kibihindura. Waba ukize, waba ukennye, ni ukuri ibyo ngibyo ntabyo nitayeho. Menya ko gusa uwo nkunda ari wowe gusa nta kindi. Uko bizaba bimeze kose, nta kintu na kimwe kizigera gikuraho urukundo ngukunda. Willy ati ko kuzirengagiza ibyo byose maze uze twibanire? Zura ati yego, byose nzabyirengagiza, wowe mbabarira uhunge, ibindi byose tuzabipanga. William noneho nta kundi gushidikanya yari afite. Yarabonaga neza ko umukobwa amukunda cyane, yarabibonye neza ko igihe kigeze ngo anamwibwire, ubundi areke no gukomeza kumuhangayikisha cyane. Maze amureba mu maso aramubwira ati Zura, ngaho ndeba, mbabarira umbwire ko ibyo bintu bitazahindurwa n'ibihe, ko uzakomeza kunkunda cyane uko byaba bimeze kose. Maze Zura aramubwira ati Willy, ni ukuri sinzi inshuro ushaka ko ngusubiriramo ibi bintu, ariko menya ko ngukunda ukuri, nkukunda nka William gusa nta kindi, ibindi byose byazaza tuzabibanamo uko bizaba bimeze kose. Willy yahise amuhobera cyane, aramuhobera maze aramubwira ati urakoze Zura, urakoze cyane, warakoze cyane kunkunda bene ako kageni. Zura ati ngaho rero mbabarira nawe, wimbabaza kandi unkunda, wituma mbabara kandi ubona ko ngukunda by'ukuri, naniteguye kuzagusanga aho uzajya hose. William yahise amubwira ati uribuka cya gihe tuva muri sinema ko nakubwiye ko mbere y'uko ngenda hari ikintu nzakubwira? Zura utarashakaga ko umuhungu akomeza gutinda aho ngaho aramubwira ati icyo kintu nakomeje kukibazaho cya gihe, ariko ndatekereza aricyo umaze kumbwira. Wakimbwiye rero, ndabizi ko wambwiye ko nkunda, ngaho genda babarira ugende, ntabwo ndi bugire amahoro nyine kuko ubona aha ngaha kandi mbizi neza ko baje kugufata. William aramubwira ati yego, kuba amaze kukubwira ko ngukunda nabyo byarimo mu byo nagombaga kukubwira, ariko hari ikindi gikomeye cyane, umbabarire ko ntahise mbikubwira cya gihe, ariko Zura ndabona uyu nguyu ari wo mwanya ngo mbikubwire, nindangiza nigendere. Zura ati mana yanjye, kunteye ubwoba noneho ngo niki kindi ugiye kumbwira? Maze William arabwira ati humura wigira ubwoba, humura kandi ibyo ngiye kukubwira ubyumve neza ntunabishidikanyeho, niko kuri kwanjye. Zura, njyewe William ubona imbere yawe ndi nta rindi jambo aravuga. Papa Zura n'abandi bayobozi n'abandi bantu nyine bo mu nzego z'umutekano bahise bahinguka aho ngaho, maze babona bahagararanye begeranye cyane, bafatanye ibiganza barebana mu maso. Papa Zura umujinya uramwica cyane, ati urambonera di, urambonera uko gafashe umukobwa wanjye, murekure se. Zura yumvise ijuru rimwikubiseho, ibyo yari yaje aho ngaho atinya yabonaga ari byo bigiye kuba, maze ahita abwira William n'ubwoba bwinshi cyane ati ubu se Willy, noneho tugiye gukora iki? Mwana yanjye ubu se niwirukanka barahita bakurasa, dore azanye n'abapolisi. Zura yararize n'amarira atangira gushoka ati Willy, ubu se koko bigiye kugenda gute? Gusa ikiri bube cyose ntabwo kizambuza gukomeza kugukunda, kandi niba gufunga urengana nzagushakira ubutabera, nzagerageza uko nshoboye kose ufungurwe, nutarenganurwa kandi nibitanaba nk'uko njyewe ndimo kubitekereza, humura wihangayika, nzakomeza ngutegereze, nzagutegereza kugeza igihe uzazira. Ako kanya Willy atararekura ibiganza by'umukobwa arimo gukomeza kumva amagambo arimo kumubwira, atitaye no ku bari barimo kuza babasanga, yashidutse Papa Zura yabagezeho, maze ahita amuvanaho ibyo biganza vuba vuba by'umukobwa we,
ahita amutunga n'agatoki mu gahanga ati n'uyu nguyu, ngaho nimumufate, arashinjwa guhohotera umukobwa wanjye, ikindi ateza umutekano muke cyane inaha, ni n'umujura. Abari aho bose batangiye kwitegereza William, abantu bose batangira guhurura, abari baremye isoko n'abandi bantu bari bari hafi aho ngaho bahita baza, maze baza gushungera. Ako kanya Papa Zura ategereje ko William afatwa akambikwa amapingu, umupolisi umwe mu bari bari aho ngaho yari yakomeje kumwitegereza cyane, maze ageze aha aramwegera amucira bugufi, aramubwira ati nyiricyubahiro mutubabarire. Abantu bose baramurebye, maze baribaza ngo avuze ngo iki, amwise nde? Maze bagenzi be baramubaza bati umwise ngo ninde? Umupolisi aho kubasubiza ahubwo yahise amuterera isari, yongera kumusubiriramo ati nyiricyubahiro mutubabarire dusabye imbabazi. Yahise asaba abari aho ngaho bose gutuza, maze arabwira ati uyu nguyu ni igikomangoma yitwa William, ni umuhungu w'umwami wacu uri ku ngoma Carlos. Abantu bose barumiwe, abarobyi n'abandi bantu bose bari bari aho ngaho bari baje gushungera, maze birabatungura cyane, bakavuga bati umwana w'umwami akaza kuroba amafi. Kubera iki yaza kuroba amafi? Byarabayobeye bikomeza kubacanga cyane, maze abantu bose bari baje kumufata bahita bamupfukama imbere n'ubwoba bwinshi cyane bati nyiricyubahiro mutubabarire, ntabwo twari twabamenye. Papa Zura umutima wamuvuyemo, aramwitegereza aravuga ati uzi ko ari we koko? Kubera iki koko tutigeze tumumenya? Nta n'umwe watekerezaga yuko umwana w'umwami ashobora kuza kuroba amafi maze akaza kubana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nta n'umwe wigeze abikeka rwose, nta n'uwari kubitekereza. Yahise yibuka kera koko yigeze kumubona ari kumwe n'umwami papa we, baje mu giturage kimwe aho ngaho hari ibirori bajemo. Arabibonye neza, arabibona neza rwose ko ari umwana we, kubera n'ukuntu basaga. Yabaho mu mateka ye nibwo bwa mbere yari abonye ikintu kimutera ubwoba, maze aravuga ati ndapfuye noneho birarangiye, ibyanjye birarangiye, nagiye kera k'ubusa. Yibutse ukuntu yamututse ngo n'imbwa, yibuka amagambo yose yamubwiye, yibuka ukuntu yirirwaga amukangisha kumwirukana aho ngaho ngo ntazagire ifi n'imwe yongera kuhagurishiriza, yibuka ibintu byose yamubwiye, uko yamwirukankanye n'inkoni, maze aravuga ati ubuzima bwanjye ubanza bugiye kurangira. Nirwaga amukangisha ko ijambo rimwe navuga gusa bamwirukana hano ku kiyaga, ntiyongere kwemererwa kwicara mu bwato, ntagire n'ifi n'imwe yongera kugurishiriza hano. Nyamara we ijambo rimwe gusa yavuga nakatirwa urwo gupfa namanikwa. Yagize ubwoba bwinshi cyane, maze ahita amupfukama imbere aramubwira ati nyiricyubahiro nsabye imbabazi mumbabarire, ntago nari narigeze mbamenya. Biri kubona apfukamye, yahise amufata ikiganza aramuhagurutsa ngo ntakomeze kumupfukamira. Zura we yarebye ibyo bintu byose, maze yumva abuze uko yifata, yumva abuze ikintu na kimwe yakora, maze ahita yirukanka anyura mu bantu bose bari bahagaze aho ngaho, agenda yerekeza mu rugo iwabo yumva atabyumva. William yashatse kumufata ngo amuhagarike kwiruka ntagende, ariko Zura aramunanira, arirukanka aramucika. William yaje gusaba abari bahagaze aho ngaho bose kwigendera, maze baramubwira bati ntabwo turi buze kuza kwemera kugenda wenyine, turashaka kuguherekeza. Ariko William arabyanga, ahubwo ahita agenda yerekeza kwa Zura. Kuvugana na Zura yumvaga aricyo kintu cyonyine akeneye muri ako kanya kurenza ibindi bintu byose. Yagezeyo nuko Zura aramubwira ati Willy genda rwose, njyewe nawe ntaho tugihuriye, ntago nkwiriye umuntu nkawe, umbabarire kandi nakoze amakosa, no kukwegera ntago nari mbyemerewe. Willy aramubwira ati amakosa wakora akomeye cyane akananshengura umutima ubu ngubu, nuko wakanga ko twongera kuvugana. Zura kuko yageze aho yemera kumuha umwanya, maze aza kumureba, biyicarira aho ngaho hanze maze baraganira. William amusobanurira byose, amubwira ukuntu yaje aho ngaho aje kumureba. Aramubwira ati mba narakwibwiye kare
ariko nari mfite ubwoba. Nanze ko wari kubona umwana w'umwami kurenza uko wari kumbona nk'umuntu. Nawe bari barakumbwiye ko uri umukobwa mwiza ugira n'imico myiza, ariko nasanze birenze ibyo bambwiye. Ukuri ni uko iminsi myiza y'ubuzima bwanjye naba naragize ariyo namaze inaha nkayimarana nawe. Iminsi namaze imeze nk'aho ntari igikomangoma, ndi William usanzwe w'umurobyi, umuhungu wasetswaga cyane na burage zawe, akaryoherwa n'ibyo wamuteguriye kurenza ibyo yabonaga ibwami. Uwo ni wo muhungu wishimye cyane kurenza ikindi gihe cyose yaba yarigeze kwishima. Maze arahindukira amureba mu maso aramubwira ati, Zura, umbabarire ko ntahise nkwibwira, kandi ndakwinginze ni ukuri ugerageze no kunyumva. Zura aramubwira ati, ni ukuri mu kanya wari wanteye ubwoba bwinshi cyane bwari bugiye kunyica. Ntago nakurakariye, nuko nyine natunguwe cyane maze nkabura no kumbyitwaramo. Naho ubundi rwose nkurikije impamvu yakuzanye inaha, uko witwaye niko wagombaga kubigenza, ntago nabikurenganyiriza. William arambwira ati, urakoze cyane Zura, urakoze cyane kunyumva. Zura arambwira ati, gusa sinzi ukuntu ngiye kujya mbyitwaramo ni ukuri. William arambwira ati, ntago bigoye, komeza ube wowe Zura, komeza unkunde nk'uko wankundaga, uko twabaga turi kumwe tugaseka ukanyisanzuraho, nizere ko nta kintu na kimwe kigiye kubihindura. Zura arambwira ati, Imana ishimwe ni ukuri, Imana ishimwe ko tugiye kwikundanira mu mahoro, nta muntu n'umwe utwirukanka inyuma. Gutekereza ko nari ngiye kukubura byari byatangiye kundwaza, numvaga ngiye nko gupfa. William arambwira ati, nabibonaga, byose nabibonaga, nabonaga uko wari umerewe, ariko disi ni ukuri urankunda, ukuntu wari umpangayikiye cyane, noneho kandi witeguye gukomezanya nanjye uko byamera kose, ukambwira ngo uzantegereza kugeza igihe nzavira muri gereza. Zura, byose nzahora mbyibuka iteka ryose. Nuko Zura ahita amubwira ati, Willy, byose nakubwiraga byari byo kubera ko ndagukunda cyane, sinzi ukuntu nabikubwira. Willy arambwira ati, nanjye ndagukunda cyane kandi uko unkunda ndabibona, kandi nzabizirikana iteka ryose. Maze Zura ahita amubwira ati, nizere yuko papa wanjye atazongera kutubuza kwikundanira mu mahoro, nizere yuko za nkoni ze ubu ngubu agiye kuzishyira ku ruhande. Akivuga inkoni William araseka ati, winyibutsa ya nkoni, ubanza aricyo kintu cyamabuye kuva navuka. Babisubiyemo byose maze baraseka, bakomeza kwibuka ibyo banyuzemo byose, maze bakomeza guseka. Ako kanya papa Zura yahise aza, maze abonye ahantu bicaye atangira gutonganya Zura ati, Zura, kubera iki bamwicaje ku rubaraza muri uwo muyaga? Have rwose mujye mu nzu. Zura kumva papa we avuze gutyo biramutungura cyane, ahita arebana na William, bombi baramwenyura. Willy ahita avuga ati, hano hantu nta kibazo, ni heza cyane, twashakaga kwicarira hano, niho hari akayaga kenshi. Papa Zura ati, nta kibazo, noneho niba ari mwe mwabihisemo. Icyo gihe yahise yongera kumusaba imbabazi. William aramubwira ati, narakubabariye, nta n'inzika nzigera nkugirira rwose, humura. Muzehe yumva ariruhukije aramubwira ati, urakoze cyane. Yarabaretse ngo biganirire, maze William ahita abwira Zura ati, sinakubwiye yuko azajya kwibutsa ko ugomba kuza kunsura, akanakubaza amakuru yanjye, yasanga utayazi bikaba intambara. None ngaho reba, urabona adatangiye kugushinja kumfata nabi unyicaza mu muyaga? Zura araseka ati, ubimbwira ntago nari nzi ko bizabaho, nta nubwo ushobora kumva ukuntu umutima wanjye unezerewe cyane kubona twemerewe noneho gukundana mu bwisanzure. Nuko aramubwira ati, uribuka ariko ntemerewe no kukunyuraho ngo ngufire cyangwa se ngo nkurebe mu maso, none ngo nakwicaje mu muyaga. Imana ni ukuri imfashe izi ngizi zitaba ari inzozi, kuko ntago ndimo kubyumva. William aramubwira ati, humura ntago urimo kurota, ubu ngubu twemerewe gukundana uko tubishaka kose. Zura we yumvaga byamurenze, yumvaga atabyumva, ariko William we yari abizi neza ko igihe nk'icyo ngicyo bari barimo kizagera aho kikagera.
yaje kubasezeraho ngo agende, ariko ababwira yuko azagaruka vuba. Noneho yasubiye ibwami abwira ababyeyi be ko urukundo yifuzaga yaje kurubona, maze baramubwira bati ukaba umusize mwagombaga kuzana. Nta minsi yashize n'ubundi yasubiye kureba umukobwa, noneho agenda ameze nk'igikomangoma aherekejwe kandi mu myambaro yabugenewe. Icyo gihe noneho yamubwiye yuko bagomba kujyana, atagomba kumusiga. Yagombaga kujya ibwami nk'uko umuco wabo ari uko nguko wari umeze, agategurwa kugira ngo batangire no gutegura ubukwe bwabo. Zura yarabyemeye maze barijyanira. Bageze ibwami yaraharebaga maze akajya abwira William ati ahari ndimo ndarota. Willy akamubwira ati icyiza ni uko utarimo kurota wenyine, twembi njyewe nawe twibereye mu nzozi, ubwo nituza no gukanguka turaza gukangukira rimwe. Kubona ndi kumwe n'urukundo rwanjye, kubona ndi kumwe n'umukobwa unkunda nk'uko nabyifuzaga, ndumva nanjye rwose ari inzozi nibereyemo. Bagezeyo basanga umwami n'umwamikazi babategereje babishimiye cyane. William yerekana Zura ababwira ko amukunda, ko ari we yahisemo. Mama we aramwishimira cyane amuha karibu, hanyuma n'umwami nawe amuha karibu, arambwira ati murakaza neza Zura, ubwo umuhungu wanjye yaguhisemo umugisha wanjye warangije kuwubona. Zura kubona ukuntu bamwishimiye byaramushimishije cyane, maze umwami ahita amubaza ati ariko mbwira uramukunda? Zura aramubwira ati yego ndamukunda. Umwami yongera kumubaza ati umukunda atari ukumukunda nk'igikomangoma ahubwo nk'umugabo? Zura ati nyiricyubahiro yego ndamukunda cyane, mukunda uko ari, yaba ari igikomangoma cyangwa se atari cyo. Umwami arishima ati ibyo nibyo nashakaga kumva. Kuva uwo munsi imyiteguro y'ubukwe bwabo yaratangiye. Ku munsi w'ubukwe bwabo babarobyi bose bakoranye na William bari babatumiye. Kuri uwo munsi nta rukuta rwari ruhari hagati y'abakire n'abakene, bose bari bishimiye ubukwe bwabo. Papa Zura yegereye umukobwa we aramubwira ati ntewe ishema nawe mukobwa wanjye, warakoze cyane kudasuzugura William ngo maze umuhore yuko yari umukene nk'uko njyewe nabigenje. Warakoze cyane ko witwaye neza cyane, waramwubashye, ntabwo wigeze umwandagaza ngo umutuke ngo umuhore yuko ari umukene, wamwubashye nk'ikiremwa muntu, none dore nawe arabikwituye. Wabaye umukobwa mwiza cyane, iyo uza kumusuzugura nk'uko njyewe nabigenje, ntabwo ntekereza yuko yari kuguhitamo mu bandi bakobwa bose. Warakoze cyane kandi wanyeretse isomo ryiza yuko nanjye hari ibyo ngomba guhindura mu myumvire yanjye. Ubukwe bwaje gukomeza maze bagira n'ubukwe bwiza cyane. Icyo gihe ntabwo bari wa murobyi w'umukene n'umukobwa wa shefu, ntibari igikomangoma n'umugeni we, ahubwo yari imitima ibiri yiyemeje gukundana ikirengagiza icyo ari cyo cyose gishobora kubatanya. Aha niho inkuru yacu y'urukundo rwa Zura na William tuyisoreje. Mwakoze cyane ko mwabanye natwe mukayikurikira kuva ku itangiriro kugeza ku iherezo. Ese koko biroroshye ko umubyeyi yareka umwana we agakundana n'umuhungu w'umukene utazatuma hari ikintu na kimwe umwana we ageraho? Nimubishobora muze kuza kudusangiza ibitekerezo byanyu muri comment, mutubwire uko mubyumva. Ese ko ubukene butera gusuzugurwa, ko butera igisuzuguriro bukakwambura ijambo mu bandi, ni izihe ngamba ufata kugira ngo uce ukubiri nabwo maze utandukane nabwo burundu? Zura we urukundo yakundaga William rwari rurenze ibyo byose umuntu ashobora gutinya, ubukene, akazi gaciriritse umuntu akora, n'ibindi bintu byose umuntu ashobora kugenderaho. Yamukundaga nka we, kuba bari kumwe gusa bishimye byamuhaga amahoro ikindi kintu icyo ari cyo cyose kitamuhereza. We yumvaga kuba ari kumwe n'umuntu akunda ari byo bintu bimuhaye amahoro n'umutuzo kurenza uko yaba afite ibindi bintu byose biza bigahita. Ndabashimiye cyane rero, nizere ko no mu zindi nkuru twateganyirije tuzaba turi kumwe.
Imana ikomeze kubarinda kunezeza imitima yanyu no gusubiza amasengesho yanyu y'ibyo mwayisabye. Ndabakunda cyane, mwari kumwe na Neema.